Mu buzima twumva amajwi menshi, amajwi y'abandi, amajwi yacu, ijwi ry'Imana ndetse n'ijwi ry'umwanzi. Kubera ko amajwi menshi cyane, biroroshye cyane ko umuntu yayoberwa. Muri video y'uyu munsi tugiye kuganira ku bimenyetso bitanu byerekana ko Imana ikuganiriza. Ikibazo ni iki? Mbese urimo untega amatwi? Ariko mbere yuko dukomeza, nyamuneka nkunda sharing iyi video isangiza abandi. Muri isi ya none yuzuyemo ibikorwa byinshi, twumva amajwi menshi cyane, ntidushobora kumva ibyo Imana itubwira. Ikintu cya mbere tugomba kumenya nuko Imana ihora ituvugisha, gusa ntitumutega amatwi, kandi bamwe muri twe bifuza kumwumva, ariko kubera impamvu runaka ntidushobora kumwumva avuga. Imana ni Imana y'ibimenyetso, nkuko yabahaye umukororombya ngo ube ikimenyetso cy'uko atazongera kurimbura isi akoresheje umwuzure. Imana ni Imana y'ibimenyetso. Buri gihe azajya aduha ibimenyetso. Mbere yuko tuganira ku bimenyetso bigaragaza ko Imana ituvugisha, hari ibintu tugomba kumenya ku byerekeye Imana. Icya mbere, Imana yumva amasengesho yacu. Zaburi ya 65 umurongo wa 2 igira iti: wowe wumva ibyo usabwa, abantu bose bazajya aho uri. Umwanditsi wa Zaburi yemeza ko dufite Imana ishobora kumva amasengesho yacu. Kubw'ibyo, ntuzibaze niba Imana yumva amasengesho yawe. Nibyo rwose. Icya kabiri, Imana ihora ituvugisha ibyo twabivuzeho mbere, ariko rimwe na rimwe gusubiramo ni ngombwa kugira ngo umuntu asobanukirwe neza icyo yashakaga kuvuga. Yesu yavuze ko ibyahishuwe igice cya 3 umurongo wa 20, dore mpagaze ku rugi ndakomanga, niwumva ijwi ryanjye ukingura urugi, nzinjira maze dusangira amafunguro. Uyu murongo ntabwo ugenewe abantu runaka. Yesu ntiyavuze ko yavuganaga n'itsinda ry'abantu gusa. Yagize ati: nimwumva ijwi ryanjye. Aba atavugisha twese, kandi Imana niyo ituvugisha. Kandi umuntu wese uzumva ijwi ryayo kandi akamutumira azahirwa. Icya gatatu, Imana ihora isubiza amasengesho. Yohana igice cya 16 umurongo wa 24 haragira hati: kugeza ubu nta kintu na kimwe mwigeze musaba mu izina ryanjye, nimusabe muzahabwa, maze ibyishimo byanyu bisendere. Ushobora kuba wibaza uti: ese Imana isubiza amasengesho amwe n'amwe ariko ikirengagiza ayandi? Igisubizo ni oya. Imana isubiza amasengesho yacu yose. Ikibazo ni ibyo twiteze. Imana ishobora kuba ivuga yego, ariko wowe ukaba uvuga oya, kuko uba ushaka oya. Ushobora kutumva ijwi ry'Imana. Uko twaba dutekereza cyangwa twumva tumeze kose, Imana ihora isubiza amasengesho yacu. Ariko kandi bishobora kuba atari ibyo twifuza, ariko nta gushidikanya ko asubiza amasengesho. Cyakane, ntidushobora guhohotera, guhatira cyangwa mu buryo ubwo ari bwo bwose gutuma Imana isubiza amasengesho yacu mu buryo tuyisaba. Nkuko twigeze kubivuga, buri gihe Imana isubiza amasengesho. Hari umugani uzwi cyane uvuga ko igihe cyose hari umuntu usenga, hari n'Imana ishobora gusubiza. Ariko Imana ni ikirenga, ishobora guhitamo
gusubiza mu buryo bw'igitangaza. Ishobora guhitamo gusubiza mu bundi buryo, ariko itegereze igisubizo kandi ntutekereze ko ushobora guhatira Imana gusubiza mu buryo wifuza. Icya gatanu, ntitwumva Imana kubera ko tutumva. Abantu benshi ntibazi icyo isengesha ari cyo. Gusa si kuvugana n'Imana gusa, ni ukuvugana nayo. Ibyo bikaba bisobanura ko twakagombye kumuvugisha no kumutega amatwi. Ubu abantu benshi basenga gusa bagataha Imana itababwiye. Noneho batangira kwibaza impamvu Imana itabavugisha. Reka rero tubyemere nk'inshingano yo gutega amatwi Imana nyuma yo kuyibwira. Icya gatandatu, ntidushobora gutuma Imana ituvugisha nk'uko tubyifuza. Imana ntishobora gushingira ku bitekerezo byacu n'ibyifuzo byacu. Niwe waturemye, kandi icyo yifuza kuruta ibindi byose ni imishyikirano dufitanye nayo. Imana yifuza ko tugirana imishyikirano ya bugufi, kandi yifuza ko dushobora kuyumva igihe cyose. Ariko kandi abantu benshi baba bashaka ibintu bihebuje. Bifuza ko Imana yavugana nabo binyuriye ku marayika cyangwa mu nzozi. Tekereza uri mu nama kandi ukeneye ko Imana ikwibutsa byihuse ikintu wibagiwe, kuko ugiye gutanga disikuru cyangwa ishaka kukubwira ko ugomba guhura n'umuntu uzagufasha mu mwuga wawe. Noneho ugatwarwa n'ibitotsi, maze Imana ikakwereka inzozi ukangutse, ukerekeza ko abantu bazakubwira iki. Ushobora kuba wari uhagaze maze ukagwa hasi, abantu bari bagukikije bagahita bahamagara ambulance kugira ngo bagufashe. Mbese ushobora kubona umuntu rimwe na rimwe wemera ko Imana ikuvugisha. Ni ukubera ko inshuro nyinshi ibyo tuvuga biba bidashyize mu gaciro. Noneho ubwo tumaze gukemura icyo kibazo, dore ibintu bitanu byagufasha kumenya ko Imana ikuvugisha. Icya mbere, binyuriye ku muhamya w'imbere. Ikibazo kigufi: wigeze wumva ko hari icyo uzi, ndetse n'igihe babajije ukuntu wabimenye? Rimwe na rimwe usanga udashobora kubisobanura, ariko uba uzi neza ko ibyo bintu ari byiza cyangwa ari bibi. Kandi nyuma y'igihe ubona urimo gukusanya ibi byitwa ubuhamya bw'imbere nk'uwizera by'ukuri. Umwuka Wera utuye muri wowe, kandi niwe uguha ubu bwoko bwo kumenya Imana ivugana natwe binyuze mu mwuka wayo, mu mwuka wacu. Hanyuma mu mwuka wacu uzabigeza mu bwenge bwacu, kandi bizashyirwa muri twe kugira ngo bitange ubumenyi. Uko uzarushaho kumara igihe uri kumwe n'Imana ukiga ijwi ryayo, ni nako uzarushaho kumva ivuga. Icya kabiri, binyuriye mu nzozi mu iyerekwa. Ubwo ni ubundi buryo Imana ivuganiramo natwe. Imana ishobora kuguha inzozi cyangwa iyerekwa ku bwawe, nk'uko yabigenjereje Yosefu mu Itangiriro igice cya 37 umurongo wa 9. Havuga ko nyuma yaho yarose indi nzozi, maze akayibwira umuvandimwe we. Yambwiye ko nongeye kurota, maze kuri iyi nshuro mbona izuba ry'ukwezi n'inyenyeri 11 binyunamiye. Bityo rero Imana ishobora kuba irimo itwereka inzozi n'amayerekwa, kandi icyo ni ikimenyetso cy'uko arimo akuvugisha. Icya gatatu, binyuriye ku ijwi ryumvikana ry'Imana. Ubu ibi ntabwo ari ibisanzwe, ariko Imana ishobora kukuvugisha cyane kandi neza. Uzumva ijwi ryumvikana, kandi uzahita umenya ko ari Imana. Kandi kimwe na Sawuli waje kwitwa Pawulo muri Bibiliya, ushobora kumva Imana ikuvugisha. Kane, Imana ishobora kuvugana nawe binyuriye ku bandi bantu no ku bundi buryo. Uwo muntu ashobora kuba ari pasiteri wawe, umwana muto, cyangwa inkingi y'ibyapa. Imana ishobora kukuvugisha uko ishaka. Kandi hari abantu bamwe na bamwe babaye abakristo. Hari bamwe basomaga inkuru z'ubwami maze bagafata umwanzuro
bashingiye ku byapa byamamaza bari bafite mu modoka zabo. Ariko kandi ikintu cy'ingenzi cyane ni ukwitondera ibyo Imana ivuga. 5. Binyure ku ijambo rye. Ubwo nibwo buryo bw'ibanze Imana ikoresha ituvugisha. Imana ihora ivuga binyuriye mu ijambo ryayo, kandi nta na rimwe azigera avuga ikintu kitajyanye n'ijambo ryayo. Bityo rero Imana ntishobora kwivuguruza, ntishobora kuvuga ikintu gishya kitari mu ijambo ryayo, ko isanzwe izi ibintu byose, kandi ibyo byakagombye kuba ubuyobozi bwacu bw'ibanze. Kugira ngo tutayobwa n'ibindi bimenyetso tekereza ko Imana iduha, urugero, Imana ishobora kuba kubwira binyuze mu buhamya bw'imbere ko ugomba gukunda cyane. Mbese ibyo bihuje n'ibyanditswe? Nibyo rwose. Cyangwa ukomeza kumva ngo ugomba kubeshya umuntu wagukomerekeje. Ndetse ushobora no kurota ibihereranye nabyo, maze ukabona neza intambwe ugomba gutera. Ariko kandi ibaza uti, mbese ibyo byaba bihuje n'ibyanditswe? Niba atari ko biri, ibyo wumvise cyangwa ibyo wabonye byose si ibyavuye ku Mana.